yo mu rugo iwacu ngiye kumena amabanga uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bitandatu byantangaje kuri Fortune kuri ku mugore wanjye tubana ngiye kubibabwira pe byanyeretse ko Fortune umugore wanjye ari mature kandi ni bimwe mu bintu byatumye mugirira icyizere mufitiye gituma mubohora nkumva ahantu hose ari like naho ntari she's there for me arahambereye like ndamwizera pe umutima wanjye wose kandi mbishimira Imana rero cyambere n'urukundo cya kabiri icyizere mugirana icyizere icya gatatu umucyo mu muryango buryo ukunda umuntu biragoye kugira ngo ngire ikintu mishafu cyangwa mpisha umuha byose ukamwereka hano ukanamwereka naho imbere inyuma konte wahishe Imana ikubabarire ngo yangu ibingi bazambuza agacupa burya hari amafaranga ubona atarayazi wamubwiye wishyurwa buri kwezi twa bonus ubona ukadutsimba abajene iyo tuganira batarashaka ni byiza gushaka umuntu ugushyigikira mutarana abana ufitinga inzozi zawe kuko twese tujya gushaka dufite inzozi dufite icyo twifuza kuzaba byo dufite aho twifuza kuzagera ni byiza gushaka umuntu rero like ugufitinga ukuzuza like uba mu nzozi zawe so birafasha cyane so ibyo bintu biragufasha no mu rugo rero nakunze umugore wanjye hello my people our people nongeye kubasuza ni Elisa ugarutse nanone uyu munsi mubona ko ngarukanye morale nakuraje nyinshi cyane nuko nje kuvuga ku muryango kandi umuryango wacu umuryango turawukunda umuryango ni Elisa na Fofo uyu munsi ntago byakunze ko Fofo aboneka ariko ejo mukanya Fofo aba hari nta kibazo nujya ubona Fortune umuntu ubona Elisa ya ndabashuje rero ubu n'amahoro bya Kristo by'umwami bibe muri mwe uyu munsi rero nakira ngo mbabwire rero mbabwire amabanga yo mu rugo iwacu ngiye kumena amabanga uyu munsi ngiye kubabwira ibintu bitandatu byantangaje kuri Fortune kuri ku mugore wanjye tubana ngiye kubibabwira pe wowe icara utuze ubundi mbikubwire nawe niba uri inshuti cyangwa mwarigeze mu inshuti urambwira rero ukuntu uvuga umugore wawe cyangwa ukavuga umugabo wawe ugasanga uramubeshyeye abitewe n'abantu uko babanye mubana mu kazi cyangwa se mwiganye ku ishuri hirya no hino muri quartier abo mwabanye muri societe muri communauté hirya no hino ibyo bintu bitandatu reka mbibabwire nta gutinzamo ibi bintu byanyeretse maturité y'umugore wanjye na mbere yuko tubana tugera no mu rugo mbona birakomeje ntabwo kwari ukwiyoberanya urumva byankoze ku mutima cyane maturité y'umugore wanjye donc imikurire mu mitekerereze iyo tuvuga maturité cyangwa maturity ni imikurire ni imitekerereze mu mitekerereze gukura mu myumvire gukura mu bikorwa mu miterere mu bwenge uko wumva ibintu nyine maturité man uko twabyita mu ijambo rimwe biragoye ariko birumvikana n'imikurire mu mitekerereze mu bikorwa muri byose mu myumvire muri byose ibintu rero kandi burya maturité navuga ko irema icyizere itanga icyizere umuntu iyo no mu kazi iyo bari gushaka umukozi hari igihe umuntu atajya kureba cyane degrees n'ibindi cyane bitandukanye by'impapuro ufite gusa umuntu akabaza yaganira nawe akumva ukwiriye akazi kubera ukuntu urwego rw'imitekerereze urwego rw'uburyo respondinga uburyo reactinga uburyo imyumvire yawe nyine akumvira hejuru bigatuma bikaguhesha akazi so muri makeya maturité ishobora gutanga icyizere ukabona ibintu utagakwiye kubona utari bubone bitewe n'ukuntu mu mutwe ukuze bitewe n'ukuntu wumva ibintu bitewe na experience mu buzima biguhesha gusubiza neza cyangwa se kwitwararika maturité y'umugore wanjye rero ari nacyo kintu cyatumye ibintu ndi kubabwira byatumye iyi maturité mbabwira yatumye nizera uyu mugore ku rwego rwo hejuru cyane anyway byanatangiye muri fiançailles byatumye mwizera nkajya ndyama nkasinzira kugera tubanye ndabibona birakomeza mbona bo amugane ni mature enough mva ni mature pe
bituma icyizere cyane kigera ku rundi rwego rwo hejuru mugirira, na yaba ari ku kazi sinjya mubura kuri phone arabizi ngo njye guhangayika. Hari abagabo ubura umugore yataha agasobanura mbwira nakubuze, yanakubwiza n'ukuri ati navuganaga na manager cyangwa se narindi kuvugana na brother no mu rugo, ati oya mbwira neza, nyereka koro, nyereka ukisobanura. Message yakubura ati nyamara buriya phone yari yazimye pe, ntubyumve. Abo bagabo barahari, abagore barahari. Impamvu cyo atakwizera ni iyi maturité yiwe, imikurire. Nakunze ukuntu madame ari mature kuva kera ari mutoya muri fiançailles kugeza tubanye, bituma rero mwizera cyane. Maturité gituma umuntu yizera undi. Muri ibi bintu bingangiye kubabwira rero, nawe wabyiga neza urwego rw'imitekerereze yawe cyangwa se imyumvire ufite bikazamuka, cyangwa se ukarushaho kwizera cyangwa ukarushaho kwizerwa. Burya uko umuntu mubanye arushaho kuba mature, ni nako urushaho cyangwa se babana arushaho kumwizera. So aha ni ryo somo navanyemo rero, kuko fofo yaza kuba atari mature enough, ibyari gutuma ntamwizera byari byinshi pe. Ariko byatumye mwizera kuba naraganiraga nawe nkumva umunsi wa mbere tugana naramwumvirije ibitekerezo afite, intego afite, imigambi afite. Niyo namubazaga ati se uramutse ubaye umugore like ubaye umuyobozi mu nzego zinizi wakora iki, ni icyo utekereza, like the way umuntu ukuntu avuga byo ubwabyo bishobora kuguha nyine ishusho y'uwo ari we mwimbere mu mutwe ukwahita uhareba neza uko hashashe. Hari igihe ubona umuntu ukabona by face ntago ari attractive, ariko mwakicana mwaganira kumva ubaye attracted ku rwego rwo hejuru kubera gusa ibimuvamo, ibyisukiranya mu mutwe ni mukuru. Rero ikintu cya mbere cyanangaje umugore wanjye tubana, cyanyeretse yakomeje kunyereka ko ari mature. Icya mbere ni uburyo communication, uburyo ahererekanya amakuru, uburyo angezaho amakuru. Nta kantu ashobora gukora atamenyesheje, ari ugutinda ahantu twari tugiye, ari ibikorwa, ari imishinga, ari ibyo yifuza ko tukora, like arakomunika, n'umucommunicator mwiza ever. She knows how to communicate enough, effectively, sufficiently. Ni wa muntu ushaka ko donc utuntu twose mu rugo ibyo ari gukora ashaka kubikumenyesha. Sheri ko nari ngese nifuza ko tariki ni kandi ikindi ni punctual cyane, ni punctuel rwose ku kintu cy'igihe. That's great. Umunsi ndamuvuga ibyo nibyo twiga, kandi burya tujye tubwizanya ukuri. Ibyo wize ku muntu, ibyo wasanganye umuntu, tujye twiga kubivuga hakiri kare, umuntu akinahari burya biba ari sawa. Ndashimira rero umugore gukora ku kantu namwigiye, ku kantu ka communication, gukomunika, gutanga amakuru mu rugo kandi ku gihe. Ibi bintu tubikore gutya, ndumva twabigenza gutya, ndumva bebe ku cyumweru hari gahunda nari mfite, hari abashyitsi nifuza ko twakira, atari kwa kundi utanga usange mu rugo hari ikipe y'abantu nka batandatu utamenya. Sheri mu cyumba, mugeze mu cyumba utambwiye ko hari abantu uyumbwira, ntitubyari kuba gushwana bya hato na hato bitewe no kudatanga amakuru. Ni byiza ko abantu babana bakominikana. Kwandura nakamwigiyeho naragakunze cyane, ni she's very good communicator, n'umutanga amakuru neza kandi bien ku gihe, kubera ko turabana nyine aha gaciro kuko hari umuntu babana. I appreciate her for that. Ikindi kintu kitwa gukemura amakimbirane. Amakimbirane ntabwo azabaho mu muryango, hari igihe kizabaho nimugira ibintu muhuza. Natwe twagiye tugira ibintu tudahuza, ni ibintu bibaho en general ku isi yose, abantu iyo babana muri mariage. Ariko ni wa muntu nubwo ndabizi, nubwo atabikunda, nayo ni video ndabizi, ntaga bashaka ko mvuga ibintu byinshi kuri we, ariko I know I have to say this. Ndakwirengagije ndi kuganira n'abantu, reka tumwirengagize Fortine, nubwo ndamuvuga nyine nkaho atari ngiri kumuvuga. Ni wa muntu mu gihe habaye ikibazo hagati yacu, ko
tubana ni wa muntu uzi gushaka ibisubizo, ikibazo agatuza ntasakuze, ya magambo y'inyuro sinyamuze kuvuga ngo n'ubundi unjya gushaka n'ubundi niko wari umeze. Hari abantu ngo bagira utuntu turyana tw'utujambo ku buryo akagukubita ukahita uhungabana. So ni wa muntu nyine uzi ikinyarwanda kikwiriye n'igihe cyo kukivuga, kandi akoroha mu ibibazo twagize, arabizi ko bibaho, arabizi ko wakosa, agatuza mukaganira, mugashakira igisubizo cy'icyo kibazo kibaye hamwe. Ntabwo ari wa muntu ucika ngo ahunge ikibazo ya, ahubwo like niyo yaba ari ngiyo kizanye rwose pe, ashaka ko aza akabanza akakumva kuki wabikoza, kumva impamvu, niba ari n'amafuti ukayemera ukaganira. Niyo utanayemera ashaka ahantu ari bunyure mugahura, kuko azi ko ni macuwa nyine, azi ko gahunda ari ukubaka urugo, ntabwo ari ugushaka aho rwasenyukira. That's great, I love that. Ikindi cya gatatu, kumva no gushyikirana. Ni umuntu kumva akagutega amatwi kandi akagushyikira, nyine ari macuwa enough ku kintu cyo gutega amatwi abantu, uretse nanjye gusa. Nta muntu nyine ushaka kukumva urwego rwa rwose urimo. Nkanswe nge urumva rero twe tubana ko turi kuvuga kuri mariage, ni wa muntu unyumva pe, kuva nakitwa umugabo, nabonye umuntu utega amatwi akumva igende kuvuga, kandi tugahererekanya ijambo, nawe akavuga, kandi mu by'ukuri akanshyigikira mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha njya mbwira abajene iyo tuganira batarashaka, ni byiza gushaka umuntu ugushyigikira mutaranabana, ufitinga inzozi zawe, kuko twese tujya gushaka dufite inzozi, dufite icyo twifuza kuzaba byo, dufite aho twifuza kuzagera. Ni byiza ko ushaka umuntu rero like ugufitinga, ukuzuza, like uba mu nzozi zawe. So birafasha cyane. So ibyo bintu biragufasha no mu rugo. Rero nakunze umugore wanjye, namushatse, ndi umuririmbyi, nkunda kuvuga ubutumwa bwiza, still araza aransapotinga, nkunda gutekereza projet. Ni wa muntu uvuga ati ntabwo aguca intege nyine, like turajyana, aranshyigikira mu yandi magambo, ari macuwa kuri iyo ngingo ku rwego rwo hejuru cyane. Ikindi cya kane nabwiye bitanu ni personal growth. Muri personal growth, mu mikurire y'umuntu ku giti cye, ni wa muntu twagiye gushakana n'ubundi ameze nk'uwihuguye iby'urugo, harabizi. Ikindi burya nibi bintu biva naho wonse, burya ko narabye n'ababyeyi nabo n'uburere baduha, burya ni byiza ko ababyeyi mwita ku bana, kuko batwigiraho byinshi cyane. Fofo nabonye ko hari ahantu yonse ibintu akora. Ikindi imiterere n'imikurire, iyo maturité ndi kuvuga afite tayari, hari ahantu yabikuye, n'ubuzima yakuriyemo, yakunda kuganira n'abajene bagenzi be, n'umuntu uri very humble, like maturité urumva ifite ahantu iva, n'uburere aho hantu wagiye ukurira n'ibyo bifite icyo bisobanuye, bigira contribution bitanga mu kubaka urugo. So icyo kintu rero cyo kuba personal growth narasanze ayifite mu mikurire iyo ku giti kiwe, nk'umukobwa w'umwari witeguye kubaka urugo uciye bugufi. Ako kantu naragakunze cyane, sanga ari macuwa. Ikindi cyaka cya nyuma, kwigaragaza mu rukundo. Ni wa muntu wanyigaragarije pe, nanubu aracyanyiyereka, niba ari ka message, niba sheri, kandi tuzasaze gutyo, niba ari akantu ashaka kuvuga ku rukundo, nyine ntashobora kwirata atagize akazi akora mu rukundo, agombwa mu rukundo rwubakwa mu rugo. Donc ari macuwa, azi icyo urukundo icyo bisobanuye, azi gukunda umuntu icyo bivuze. Mu gihe rero twahuye n'ibintu cyangwa se nagize kazi kenshi cyangwa nkagira amasomo akanyica mu mutwe, still arabizi ko ikintu kinyomora kimfasha n'urukundo. Amata gusa kaza, sheri umeze ute, ntabwo nabibabwira byose, ariko ni wa muntu nyine umba hafi mu rukundo. I feel nkamwumva, nkumva ko like nta gap iri muri ngiye kuba nahuye n'ikibazo, ntago nkwepa mu bibazo, nta nkwepa. Hari kuntu abantu bagira ibibazo, umugabo agahunga cyangwa se umugore agahunga, oya, aho rero niho hakeneye urukundo cyane. Icyanyuma cya gatandatu, nakakerejeshwa nongeyeho, kubaha. Turubahana
yewe nabonye uburyo anyubamo byanteye ubwoba, ariko nanone kubaha ntabwo ari uguhamuka, narabikunze cyane. Ari macuwa nyine azi icyo bita respect, akwiriye umugabo iyo azi icyo bita like kuba umugore icyo ari cyo. I feel that, ndabifeelinga guys. Ndashima Imana kubw'ibyo. Ibyo ni ibintu nagira ngo mbabwire, byanyeretse ko Frotine umugore wanjye ari macuwa, kandi ni bimwe mu bintu byatumye mugirira icyizere mufitiye, gituma mubohora nkumva ahantu hose ari like naho ntari, she's there for me, arahambereye, like ndamwizera pe umutima wanjye wose, kandi mbishimira Imana. Rero ndagira ngo nanjye nkubwire muri iri somo mu byo tuvuganye byose, maturité, ugize amahirwe gira icyo ukora, kuko burya nkuko twatangiye tubivuga, icyizere cyubakiye kuri maturité, ku mikurire mu mitwe, mu buryo umuntu yumva ibintu, uburyo umuntu akoramo ibintu. Uko umugenzi wawe agenda akura, nkasubiremo, uko agenda akuza aba develope mu myumvire, mu mitekerezo, mu buryo akoramo ibintu, niko n'uwo babana arushaho kumwizera mu bintu bituma fofo mwizera uko bwije n'uko bukeye. Ni maturité iye iri hejuru cyane. Maturité yo ikura, niko nanjye icyizere cyane kigenda kimuzamukira, numva like I miss high, love high, like uko tuganiriye gusa azana amaproje avuga ati shu ndifuza ko urabyumva ute, like uko numva maturité iri hejuru, ni nako icyizere mugirira kirushaho kuba cyinshi. Byashoboka ko impamvu fuhira umugore wawe wabura kuri message ugataka tubundi byari akaza asobanura ibintu byinshi, tisi byashoboka ko uracyamufata nk'umwana nyine, ntago ubona atari macuwa, cyangwa se ikibazo kiri kuri wowe, wumva ko umuntu washatse ameze ari uruhinja. Burya umwana nawe rega ni the same process. Umwana iyo afite umwaka, ntago wapfa kumushyira imbere y'imbabura ngo ugende ngo wizere ko uwo mwana matita afite, ubwenge afite buri butuma adakora, ari bwivane muri icyo kibazo, buri butuma adakora mu mbabura. Ntiwamusigira urugo urwo ruhinda, cyari mutoya, nta bwenge afite, maturité ntirakura. Ariko uyu mwana uko akura agenda ajya imbere, maturité izamuka, uko akura mu bwenge akagera nk'imyaka 12, uyu mwana utangira ni nabwo buryo umugirira icyizere, ukumva yaba ukamuha responsibility, ukamuha inshingano. Uburyo utangira kumwizera kubera ko wabonye ko yatangiye kugira ubwenge, maturité yazamutse. The same thing, abantu benshi barashakana muri iyi minsi, barakundanye cyane, ari kuganira n'umugabo cyangwa umugore akakubwira ati sheri wanjye ndamukunda ariko simwizera. Ikibazo ngira ngo mwacyumvishe n'abakuri iki kiganiro, impamvu utamwizera ni nuba macuwa ugakomeza ugakura muri maturity, icyizere uzaba uri kubakira icyizere mugenzi wawe azakugirira. No mu kazi muzima busanzwe, iyo umuntu ari macuwa ashobora guhabwa inshingano nyinshi akazije, kubera ko yizewe ko azazimanaginga. Urugo rero dusoza, ntago abantu bakuru bari macuwa, mariage iri macuwa, couple ziri macuwa mu myumvire, mu mitekerereze, hari urwego barenga. Dore ibintu ntago burya bo bubaka urugo ya I love you gusa, ndagukunda na urankunda mukiri gitana gusa, ahubwo urugo rwabo bakomeza inkingi cyane zo gukura mu myumvire, muri maturité, icyizere kikarenga urugero. Urugo rwabo rushingira imizi mu kwizerana, mu cyizere, kuko burya urugo rwubakwa n'ibintu, niyo dusorezaho ni byinshi, ariko mbabwira ibintu bine. Urukundo, kuba mukundana ni kimwe, ni byiza, nibanze n'ubundi nta kwiyahura, ntuba wariyahuye ugiye ku muntu ukajyayo ugiye ubu mukunda. Burya cyambere ni urukundo, icya kabiri icyizere mugirana, icyizere. Icya gatatu umucyo mu muryango. Burya iyo ukunda umuntu biragoye kugira ngo ngire ikintu mishafu cyangwa mpisha, umuha byose, ukamwereka hano ukanamwereka naho imbere inyuma. Konte wahishe Imana ikubabarire, ngo yangu ibingi bazambuza agacupa. Burya hari amafaranga ubona atarayazi wamubwiye wishyurwa buri kwezi, twa bonus ubona ukadutsimba. Ikindi ubunyangamugayo. Ibintu bine nubyubaka mu muryango wawe, urugo rwawe ruzakomera kandi uzaba macuwa rwose, nta kurakazwa n'ubusa, nta kubaho mu buzima umeze nk'ubw'abana. Uzubaka urugo kandi ruzaramba. Urukundo mukundane. Ikindi kora uburyo kiwizera uwo mubana nawe, kandi birashoboka cyane nawe azakwizera. Uko urushaho kunguka, waguka mu bwonko,
niko burya icyizere cyo mubana akugirira gikomeza kuzamuka. So ni balance rero, reka tugerageze urugo rwubakiwe kuri ibyo bintu. Ndabakunda, natwe nibyo twagerageje kandi Imana iradushoboza. Ndabakunda, Imana ikomeze ibane namwe. Bye bye, take care of yourself.